Burya ubuzima ni inkuru, ibitubaho n'amasomo bidusigira nibyo bigena niba buba bwiza cyangwa bubi. Iyi ni inkuru y'umunsi kuri KP Report. Ndagusuhuje mukunzi wa KP Report, nguhaye ikaze mu nkuru y'umunsi inakubiyemo isomo ry'ubuzima. Burya inka ntizitanga amata. Umugabo yahoraga abwira abana igihe bari bakiri bato ati, nimukura mukagira imyaka 12 nzababwira ibanga ry'ubuzima. Umunsi umwe ubwo umukuru muri bo yuzaga imyaka 12 n'amatsiko menshi yegereye se maze amubaza ibanga ry'ubuzima iryo ari ryo. Papa we yamubwiye ko agiye kubimubwira ariko ko atagomba kurishurira bene nyina. Yaramubwiye ati ibanga ry'ubuzima ni iri: inka nta mata zitanga. Atangaye cyane, umuhungu yabajije se ati, ugize ngo iki papa? Ibyo uvuga ni iki? Se yaramubwiye nka kumwe kwa mwana afunze ati, yego nibyo wabyumvise neza. Inka ntizitanga amata, ni wowe ugomba kuzikama. Amata ziguha ni wowe uziyaha. Ugomba kubyuka mu ruturuturu izuba ritararasa, maze ukajya mu murima ukaziragira uzoma inyuma cyangwa ukazahirira. Hanyuma ukihanganira amase, inka ukayijisha, ukicara cyangwa ugasutama. Ugashyira icyansi cyangwa akadobo munsi y'ubwari bw'inka, maze ukikorera akazi wowe ubwawe ko gukama. ukabona amata. Umwana yateze se amatwi yitonze yumiwe, ariko yumva se avuga ukuri, maze azunguza umutwe nk'uwemeranya cyane n'ibyo se yavugaga. Iri rero ni ryo banga ry'ubuzima. Inka ntitanga amata, ugomba kuyishakira icyo irya, bitaba ibyo nta mata uzigera ubona. Muri iki gihe rero hari abantu batekereza ko inka zitanga amata, bagakeka ko ibintu biza bityo gusa nta kiguzi. Ugasanga imitekerereze yabo ni iy'ababyameraga bitya, ndasaba ibi n'ibi, ndifuza kanaka, uwampa kiriya. Nyamara si uko ubuzima bumera. Kenshi nubwo amahirwe abaho, burya umuntu abona ibintu bigendanye n'imbaraga yakoresheje ngo abibone. Inyungu iteka igendana n'igishoro, n'amahirwe bavuga ntabwo usanga mu buriri, agusanga mu nzira cyangwa mu murima. Ni isomo rikomeye ry'ubuzima ko ibyiza abantu bageraho bisaba kubigiramo uruhare rwacu, maze Imana igaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Ni ngombwa rero guhaguruka tugafata inzira yerekeza ku cyo dushaka, kandi tukagiharanira twihanganira imvune ikidutera. Ibyishimo biva ku murava n'umuhate w'ibyo dukora tubishaka, naho kwicara dutyo gusa ntacyo dukora nta kindi bituzanira uretse intekerezo mbi. Bavuga mu Cyongereza ko an idle mind is the devil's workshop. Birakwiye ko tuganiriza abana bacu, ariko natwe tukamenya tukiri bato iri banga ry'ubuzima, ko atari ababyeyi cyangwa amasura yabo meza azabaha buri kimwe bifuza mu buzima. Birakwiye kwibuka ko ututubikana ko mu maso y'umuntu ariko kuzamuhesha umutsima, kandi ko ibyo twifuza kugeraho byose mu buzima bizava ku murimo dukora tubishaka. Itangiriro 3:19a, ututubikana ko mu maso yawe niko kuzaguhesha umutsima.